ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Ikaze nanone mu ikinamico rangurura. Mu gice cya kabiri cy'ikinamico rangurura, Uwera ntavuga rumwe n'abana be ku mikoreshereze ya telefone avuga ko ibarangaza. Hagati aho Munyankindi na Vestine ntibavuga rumwe ku micungire y'ubworozi bwabo. Kurikira ikinamico rangurura. Ko ntacyo umbwira Munyanki, agusubije ngo iki? Arampakaniye Vestine. Ubuse ko nanjye abo naraye mbajije bose bampakaniye koko. Ni ukuri uyu munsi sinakunyara kwica akazi kanjye. None se ubu ari abo mu cyaro, ari aba hafi aha, ari abo dukorana muri salon de coiffure, ntawe ntabajije n'ukuri. Ubu koko uragira ngo nkore iki mugabo wanjye? Urabizi? Karame. Hamagara gataka garuke. Agaruke gukora iki se kandi? Ndagira ngo nsimbure yirirwe hano yita kuri ziriya ngurube. Njye gukusanya imyaka njye muri mu murwa. Yego ko mwana yanjye. Umwana yagize atya yiboneye akaraka, none ngo tumusibye. Akaraka nyabakisi. Mureka agende rwose. Aho kugira ngo yirirwe muri kiriya cyumba kuri telefone kuri social media. Yasohoka akagenda pe. Sha nintabona umushumba ahubwo ndasara n'izina ry'Imana. Noneho. Munyanki. Karame. Jya mu kazi kawe. Nubundi ngiye kwaro kujya muri salo gutegereza ko mbona umukiriya. Ubwo reka nsigare nzitaho ariko gatakwa agende n'ukuri. Urakoze cyane mugore mwiza. Urakoze nawe. Ndagushimiye. Ntibikubuze gukomeza gushakisha umushumba ariko rero. Ndaje mbanze mushake mbone kujya upakirira myaka mpereye kwa Niseti. Aha. Numvise ngo yejeje ibishyimbo byinshi cyane. Amazi iminsi ampamagara ariko ye. Ahubwo sinzi ko ntaje usanga yabitanze pe. Oya pe Imana idufashe. Ubwo ninde mbaza shi? Ninjye. None se kutansubiza ahubwo ukibyimbya? Nuko udashaka ko njya kwiga. Nakubwiye ko umunsi nakubonye urenga amarembo bizagenda bite? Uzanshirika ndaza amaguru mu kirere. Nuko rero jya unyubaha kandi sinkwanga mwana wanjye. Urabizi nuko kurinda abaguha urw'amenyo sibyo? Yego. Ugomba kunyumvira ukuguma mu nzu kugeza mama garutse. Ibiryo uri burye birahari, witonde ntukubagane. Bye mama aragiye. Shure. Wowe se kandi ugeze hano uti? Anne Marie, how are you? Burya se no muri karitsiye yacu jya uhagenda karibu so. Kugira ngo se gihari karitsiye muri santere ntazi, ahubwo mbwira. Ni muri iki gipangu mbonye usohoka mutuye se? Niho nibera. Amata by'amavuta rero. Niko se. Ntanzi kodeshwa irimo hano. Mbwire ko uje muri urupangu kuhashaka ikodeshwa kuko ntayo wahabona karibu so we. Anne Marie rwose. Urabizi neza ko ntayibona? Imiryango yose yari ifite abapangayi pe, cyetse niba hari uwaraye yimutse simbimenye. Ahubwo rwose amakuru yanjye atumye menya aho utuye. Sinarinzi kubamo hano. Usanzwe hagenda noneho. Ngewe se muri Buganwa hari aho ntagera. Siriyasi se waruje hano kuhashaka inzu ukodesha? Umva nashaka kumenya niba hari ngo nyirangire umupangayi wanjye. Wowe se uranga amazu? Giwe karibuso. Ndi umusherisheri international. Kuki? Muri ubukomisiyoneri bw'amazu, ibibanza, imodoka, ndabagurisha n'abakodesha bose ndabafasha. Reka. Cyane. Ziko utoroshye, numvise ejo uvuga ko ufasha abafite imbuga nkoranyambaga kubona aba views n'abasubscribers, ngira ngo niko kazi ukora konyine. Nakubwiye rega ngo ndi sherisheri international, sinzi niba wabyumvise. Ndumva utoroshye pe. Ariko uzi n'ikindi utaruzi? Buri umuyobozi wawe. Iriya supermarket ukoramo, buriya turaziranye. Ngo iki? Cyane. None se ubona ari yibona abakiriya benshi mu isantere ya Buganwa ukagira ngo biterwa n'iki? Yamaye kiraka ndayamamaza, nshaka abantu nzi bafite imbuga nkoranyambaga zitwika bakoresha ibiganiro. Umva ndayitaka reka ntiwarora. Niyo mpamvu abakiriya basigaye bisukiranye. Ese burya nuko byagenze? Cyane rwose. Ahubwo rero ubwo umenya akazi kanjye ubwo nawe nuko nkorera umuti. Abantu bose wumvishe bashaka inzu zo gukodesha, izo kugura, abashaka imodoka, abashaka ibibanza, abashaka kwamamaza. Umva erega buriya nushaka umugabo giyewe ndamumurangira. Winsetsa karibuso. Nukuri ariko. Sugira ngo ndakumva Munyanki. Ugiye kuvuga igihe cyose nakuvugisha utigeze nyumva Niseti we. Yewe. Urusaku rw'iyo modoka yawe se herwatumye ngira icyo numva. Okay. Nakubwiraga nishimiye ko imyaka yawe ifashe neza cyane rwose. Rega njye ndi umuhinzi w'intangarugero. Inahe Buganwa baranzi bose. Uzigishe n'abandi bahinzi rwose. Cyane. Ubwo ibishyimbo mvanye ko hari akwabihira abagabo. Shabiuzemo imyanda. Dushyimbo tubi. Nuko nyine ndi bivange nibi byawe. Naho bonde rwose bari kubigura abantu kagura.
ntakira nkwishyure rero ubundi nanjye nyikubita ikiboko njye gushaka kashi. bya bindi bambwiye nibyo we mwaramutse madara. urabona ra Anise ese umugore wafashwe n'ibiki? nyaboneka mutujerekane ntubona ko avuye kuvoma. nayihorere ndayitura yewe nayihorere. Anise twavuganye ngo iki twumvikanye ko bigomba kugenda bite ibikize kandi kubera iki ibishyimbo mu bipakiye murabipakirira iki? ko rero ubwo mperuka nta mwanzuro twafashe. zimya iyo modoka kuko ntushobora gushingura ibirenge byawe hano upakiye ibishyimbo byanjye. urabona ngo muranze imodoka ndavuze ngo nta bishyimbo muvana hano nanjye ngomba kuzabicuruza. Anise tiko ntacyo uvuga. kirarapakira yujuje imifuka ndashaka kwigenderera. mvuga iki se ko unumiwe? niko Betty mukuru ibyo uvuga urumva bishoboka koko? bidashoboka se iki kidashoboka muri uyu mugabo twumvikanye mwumvikana ariko mwumvikanye mupakirira imifuka mu modoka aranyishyura mureke agende rwose. namara kugenda se njye mbigenze nte yubuye ko nta gishoro nsigaranye ibi bishyimbo nibyo nacungiragaho. ariko ziva imbere y'imodoka y'umuntu yigendera. ntabwo nyiva imbere ndayitambira. gusa umugani baretse nk'igenderera. ujya he ntabwo bishoboka rwose. muzi n'ibindi Anise ndakumva munyanyi ngwino pakura ibishyimbo byanyu ubundi nigendere mureke kunyerereza. oya buretse gato munyanyi buretse gato banguko mu pakura nigendere mureke kunyerereza. Express rwose waretse kunsebya imbere y'uriya mugabo munyanyi ndi koko. usebya nde? fata amafaranga banyishyuye ariko ureke umugabo yigendere ko nkoze isoni. munyanyi noneho mwakwigendera ikibazo kirakemutse kandi mwakoze kuza kutugurira muzagaruke rega muri abakiriya beza. Kabari ibi ni ibiki? mbega umwana wahemukiye ubu se koko warigira muki? apo nsubiriza amakaye hasi kwiye. ni ukuri uyu mugenzi wawe muhemukiye gutana amakaye ye yose? kamana we kwini we fata igitabo cyawe ukore umukoro mwarimu wawe yaguhaye ubundi umvire mu makaye mwana. niyo niyo amazina yanditseho. Kabari kuki useka kandi wahemukiye undi mwana? nawe nahemukiye yewe aya ni amakaye yanjye yose kandi ubona yose yanditseho akabasi dango. ubu niyo mazina yanjye nyine. guki ubu nta mpamvu yo gukomeza kwitwa Kabalisa Daniel mwana. ayo ni amazina y'idage kabisa. kuva igihe nagiriye kuri social media nkabona abandi basitari bose bayina amazina yabo ubwo nyine nanjye yanjye nzajya nyahina. nese niyo mpamvu kuri aya makaye wanditseho gutya? ubu ntabyo kwitwa Kalisa Daniel kabisa nitwa Kabasi Dango. yewe it's not a big deal mwana nawe wampamagara Kabasi Dango. mama ariko siko ntasoni ugira kwi. ndakuranguraga kuri mama ko wahinduye amazina ababyeyi bakwiye. ntabwo nayahinduye yewe ndayitwa ariko nyine Kabasi Dango nta kazina k'ubusitani ahubwo se ngubu ndabigenza ntera. ibiki? nkeneye telefone yo kwifashisha mu masomo kandi mami yanjye yarayinyambuye. mama mami mana yanjye kandi kwinereka njye nkubwira ukwiye kugabanya umunwa uraramuka ndeze ngewe. niyo paje kuregana twayasimbutse mana ndashaka kugusabira telefone. yego sha maze wigire kwa kundi kwa bucura. mami igihe mwampamagariye murashaka iki mwabana? mami dufite homework. niba byakunaniye musaza wawe yagufashije se niko Kabari wafashije mushiki wawe? ntabwo nanze kumufasha yewe nuko nyine nanjye hano mfite iyanjye ikomeye kandi tukaba tudafite uko tuzikora rwose. yes mama dukeneye telefone. icyo nicyo mwanyabirizaga? nta soni murashaka telefone n'amafuti n'abafatiyemo mwambaye kuteri mu matwi mwumva imiziki mu masaha yo kujya kwiga? ariko rero ubu si cyo tuyishakira mama none turayishakira kuyifashisha mu masomo yacu. mami ni ukuri turayikoresha mu masomo yacu. Kabari karame nako ngwino uyifate kwi ariko ntimwongere kurangara ku mbuga nkoranyambaga muri ibitabafitiye akamaro. ni ukuri turayikoresha mu masomo gusa mami. ngo iki? ndavuze nti tambuka wegera ameza wica isari mugabo utaha urugo rugasusuruka. none se ninde watetse ko byahiye karera? ni Express umugore wawe wakoye izawe mugabo mwiza. erega byose urabizi biba ari Express. mbese ubundi ko numva agahumuro k'inyama. ni akaboga natetse nyine. Express ntumbwire ko amafaranga naguhaye uvuga ko ugiye kuyaranguza wahise werekeza ku isoko ukajya kuyahahishamo inyama.
mugabo wa ibiganza byawe biragahorana umugisha biragahora bimpereza inoti mu gitanda. ariko uyu mugore ni muzima badi. ndavuga ko amafaranga wayangije ugakomeza kumbwira ibitampaye agaciro. tuza nkubwira ariko amafaranga wampaye yarasize umugisha. nabaye nkiva express mpita nkubitana n'imodoka ije kumena imboga n'imbuto. express mba naranguye nkibibonera abakarani ngo nerekeze ku gasoko bitana n'andi mamodoka. hanyuma nyine nanjye mpita ndanguza express bihita bishira kandi ndunguka. mpita nsubira kurangura ibindi. ubu mu gasoko ku kibanza cyanjye maraje imari nzacuruza ejo. mugabo mwiza rero wigira ikibazo aka kaboga nagutekeye nakaguze muyo nungutse. niba ari ibyo nsukira amazi nkarabe maze nkwereke. naho se ubundi rwose ari seti ntukagire impungenge washatse umugore w'impuguye. mba nanagukurikiraniye amakuru hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. ndaje nzakubwira uko ugomba guhinga neza kandi bya kijyambere. wumva se gusa ibyo ku mbuga nkoranyambaga yewe ngo siko byose byigisha. uramenya ujya ushungura. ryarashe mbona. uzi ko wagira ngo muri uru rugo nta bana barumamo vesti. aha ko bagera hano buri wese yerekeza mu cyumba cye se wa muntu we. ukabona aribyo byiza rero. agatako yahoze hano turebana amakuru ariko sinzi umuhamagaye nuko bagiye mu cyumba cye ngo bagiye kuvugana kuri WhatsApp shenge. hanyuma se Simbi na Bruce yahoze ahangaha akinira game kuri telefone ye hano muri salo. mbona arambangamiye ndamwirukana. Isimbi rero ahubwo anyarukanye yanjye di. Isimbi we. ariko sibundi sinakubujije koresha Simbi telefone yawe koko vesti. Eregira mumfasha. ibyo nako tubireke mbwira uko umunsi wagenze mugabo mwiza. umunsi wagenze neza. yego. imodoka ndanyipakiye iruzuye rwose. imyaka nayibonye kandi ku giciro cyiza. ubu n'abakiriya bagomba kuyigura n'ubu baraye biteguye. ariko rero munyanki ngiye uyu munsi nananiwe bikabije. kubera iki? biriya bihanya ngo ni inguru bumenya natwe bizaturya uraseka. nawe wabibonye se? byihorere none se umuntu arazigaburira hashira akanya zikavuza induru yajya kureba agasanga zibimazeho. ariko nukuri nizere ko wabonye umukozi wo kuzikuvura. umukozi mukura harikora. umva umunsi w'ejo sinakongera kwirirwa mu ngurube munyanki. none se niba nta wabonye nanjye nkaba ntamubonye urumva bizagenda bitahuka. ibyo simbizi ariko umenye ko ejo ntazongera kwirirwa ha munyanki. uyu munsi bandangiye umukiriya muhundi musutsi. sinakomeza gutyo nshobora kuzatakaza abakiriya benshi bikazarangira amabuja nyirukanye. ariko rero umenye ko nanjye ubunyiraye kwibaba. ejo ngomba kugeza iriya myaka mu murwa baranguzi barantegereje rwose. nuko di. barayitegereje da. ibyo wagombaga kubitekereza igihe nakugiraga inama yo kudakomotanya imirimo ibiri itoroshye wa mugabo we. ariko muri iki gihe koko urumva umuntu yashakira amafaranga ahantu hamwe akazatera imbere koko nawe ubizi. uko ibi byararangiye ingurube turazifite kandi zigomba kwitabwaho. ahubwo tujya inama y'icyo tugomba gukora. nuko rero sinzirirwa hano munyanki. ntumva nari mu magakuntu bigenze bite se kandi? ntumva bari bandangiye ukuntu bigenze. navuganye nawe ari mu bundi biranga. kuva icyo gihe rwose nakomeje kumuhamagara nimero ikabakompoza kandi numvaga rwose yari yabyemeye pe. none ubwo urabizi muhamagara agatako aze hano. aze gukora iki kandi? ubwira aze hano. aze akora iki? agomba kumenya ko ejo ari ugomba kwita kuri ziriya ngurube. ego kurumva byashoboka? munyankindi na Vestina ko bakomeje gusiganira amatungo yabo amaherezo azaba yahe? uwera se bazakora iki ngo abana be bumve inama bagira zo kutarangazwa n'ibyo bareba kuri telefone? ntuzacikwe n'ikinamico rangurura y'ubutaha. ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri radiyo Rwanda. ushobora kandi kuyikurikira kuri telefone yawe uhamagaye 845 ugakurikiza amabwiriza. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54. rangurura